Nshuti bavandimwe, nongeye kubasuhuza, nongeye kubashimira umwanya muduha, umwanya muhimana kugira ngo mwumve icyo idutegerejeho, mwumve icyo dushakaho. Uyu munsi nk'uko bisanzwe muri iki kiganiro muri kumwe na Ascension Muderi. Ubwo hari n'uwo duheruka kuvugana muri iyi minsi wambaza mu buryo abantu badafite za mega nyinshi bajya babasha kubona ibiganiro. Ubwo abafite icyo kibazo bajye baza kuri Facebook, ni amazina yanjye Ascension Muderi, noneho bansigire message tuzajya tureba uko twabona igisubizo. Wenda nakiboherereza kuri MP3 cyangwa se tukareba n'ukundi twabigenza. Ubwo ibyo cyari ikibazo cy'uburyo twakomeza guhererekanya ibi biganiro. Nagira ngo rero mpere ku ijambo Yesu atubwira muri Yohana 13:13, ahagira ati munyita umwigisha na nyagasani, ni koko muvuga neza kuko ndiwe. Ngira ngo maze iminsi mbibabwira kandi ntekeza kandi n'intangiro ko nzakomeza kubibabwira. Yesu dukurikiye, Yesu turi inyuma, Yesu twayobotse, cyangwa se nivuge Yesu ndi inyuma ye, Yesu nayobotse, niwe nyagasani Imana yanjye, niwe muremyi, niwe mukiza n'umucunguzi, ni nawe buzima. Nta yindi Mana ibaho nk'uko abenshi cyangwa kenshi tuba tubitekereza. Mbisubiyemo, Imana yanjye ni Yesu Kristo. Nabwiye ko mukomeza kwibaza isegonda ku isegonda mudasenga Imana eshatu. Ubwo wenda hari aho mubigeze cyangwa se mwumvishe ko ari ikibazo kidafite impamvu yo kubazwa. Ubwo nuko bimeze, naho tugeze naho mugeze. Ariko ndabibutsa ko Imana ivugwa mu isezerano rya kera, iyo bita Yehova Imana, ni nayo ivugwa mu isezerano rishya, ariyo twita Yesu Kristo. Imana ni imwe, nta tumana mu Mana nk'uko dukomeje kubyihingamo cyangwa kubyishyiramo. Imana ni imwe. Dukomeze rero duhishurirwe kuri iyi ngingo. Reka rero twikomereze kuvuga ku makuru y'umurwa. Amakuru y'umurwa nk'uko tuyakura muri Bibiliya. Uwo murwa mvuga ni Yerusalemu. Yerusalemu igihugu kidutegereje. Iyo tuvuze Yerusalemu ntabwo mba ndimo kuvuga muri Israeli, bamvuga Yerusalemu nk'ijambo ry'Imana, nk'ukuri kw'Imana kudutegereje tugomba kwinjiramo, kuko ariko kuzatubohora, ariko kuzatubatura. Uyu munsi rero ndagira ngo tuganire ku minsi. Iminsi ivugwa kenshi muri Bibiliya, biranumvikana. Kubera iki? Kubera ko iminsi niyo abantu baheraho babara amadeni, babara imishahara, babara igihe bazabyarira, babara igihe bazahingira, babara igihe bazakorera ibi n'ibi, igihe bazavira mu ngendo izi n'izi. Ibyo byose ni iminsi. Iminsi ni ubuzima bwacu bwa buri munsi. Ese iyi minsi yacu ya buri munsi niyo Bibiliya itubwira koko? Icyo nababwira cyangwa se nabambabwiye nihuse, ni uko iyo wumvishe neza icyo iminsi ivuga muri Bibiliya, imanza ku bintu bimwe na bimwe zihita zirangira. Ngiye gufata imanza ebyiri zikunze kuvugwaho, mwumve ko zihita zirangira. Urubanza rwa mbere ni urubanza rw'isabato. Uramutse wumvishe iminsi muri Bibiliya ikivuga, nta muntu n'umwe wazongera kujya nawe impaka ku kibazo cy'isabato cyangwa ikibazo cy'icyumweru. Iriya ni isabato cyangwa icyumweru cyangwa se kuwa mbere kuwa kabiri n'ibindi, ni imibarire ya hano ku isi. Mu ijuru ntihabaho iminsi, mu ijuru ntihabaho iminsi. Ikindi cya kabiri, urundi rubanza rwa kabiri rwavaho, ni urubanza rwo kwibaza ngo imyaka 1000 izashira ngo itorero ritarajyanwa, nako ryarajyanywe, abandi barimo kubabarizwa hano ku isi, barimo kurwana urugamba hano ku isi. Ibyo nabyo uramutse wumvishe iminsi ikivuga, icyo kibazo cyahita kirangira. Uramutse wumvishe iminsi, ubwo ni urundi rugero ruje gutyo, wakumva impamvu bakunda gukoresha iminsi 40 mu butayu, bakoreshaga imyaka 40 mu butayu.
cyangwa se n'ibyo twadukanye bya buri munsi by'amasengesho ngo y'iminsi 40, ngo y'iminsi 7, y'iminsi 3. Ibyo byose wumvishe icyo iminsi ivuga, niba Imana ariyo iba yabisabye abantu, urubanza rwagabanyuka. Mbivuge mu Kinyarwanda kigezweho, mvuge Ikinyarwanda, na stress yagabanyuka. Mu ijuru ari naho iwacu nta minsi ibayo. Ni nayo mpamvu babara imyaka hano mu isi, cyangwa se iminsi hano mu isi ntaho baba bahuriye n'imyaka cyangwa se iminsi n'amasaha Imana uko itubarira. Mu kiganiro twakoze ku mibare, ubwo cyari ikiganiro kihuse kuko ntabwo umuntu yabivuga umunsi umwe ngo abirangize, mwabonye ko n'ibyo twita imibare bifite ikindi bivuga mu ijuru, ndavuga mu murwa cyangwa se muri Bibiliya, bitandukanye n'imibare dukoresha hano ku isi. Nongeye kandi kubabwira, ari naryo sengesho mpereyeho, mbabwira nti ibyo mbaha si ibyanjye, nta n'icyo nakora ngo mubyumve niba bitarabagenewe, ariko Yezu Kristo uzi iminsi n'isaha byacu akomeze atubemo kandi atumurikire uyu munsi. Reka dukomeze rero. Hari ibintu bibiri, ubwo tuzabikoraho n'ibiganiro byihariye, ariko ikintu cya mbere nababwira ni uko iminsi y'itorero, iminsi y'umuntu iremwa n'Imana. Ntibizabatungure umuntu mwavutse ku itariki imwe, mvugi ya mbere z'ukwa mbere 1980, uwo muntu uyu munsi mudafite imyaka imwe mu ijuru, mudafite iminsi imwe mu ijuru. Kubera iki? Kuko hari ukura vuba, hari n'ukura gakeya, hari n'uwanze gukura burundu. Umuntu agenda yuzuza iminsi, yuzuza imyaka, yuzuza amasaha, bitewe n'uburyo yakira urukundo n'ukuri kw'Imana. Iyo minsi rero ni Imana, ni Yezu Kristo uyimuremamo, nta wundi. Ntabwo ari iminsi ababyeyi batangira kubara kuko bavutse, ibyo ntaho bihuriye. Yewe navuga ko iringera n'ihame ridahinduka mu ngoma y'ijuru. Yezu nk'umuremyi yaturemye buri munsi, aduha iki? Aha turemeye hose aduha umunsi, aduha isaha, uko tugenda dutera imbere mu kumumenya no kumukunda. Iryo ni ihame ry'ijuru, nta muntu wundi minsi. Bitandukanye no kuvuga ngo ubuzima bwanjye bubaho kubera ko Imana yabyifuje, ibyo nibyo, ariko iminsi turashaka kuvuga hano ni iminsi isobanura icyo duhatse muri twebwe. Iryo ni ihame rya mbere. Ihame rya kabiri ni uko tubivuga tubikinisha, ariko iyo tuvuga ngo ibyo dutunze byose ni ibyawe Nyagasani, ni nk'aho twavuze ngo iminsi n'amasaha dufite muri twebwe, iyo minsi n'amasaha, umunsi nk'ikiza, isaha nk'ukwemera cyangwa ukuri, ni Yezu Kristo ubiduha wenyine. Iryo ni ihame rya kabiri. Buri wese rero abifashe ku buryo bworoshye, ubu tuzabifataho igihe gihagije, ariko uyu munsi ndashaka kuvuga ku minsi by'umwihariko, amenye ko ari umushumba. Buri muntu wese ni umushumba. Ikimurimo imbere yashyizwemo n'Imana, abashinzwe kukiragira. Hagowe rero uwica ubukungu Imana yamushyizemo, hagowe rero uwica iminsi n'amasaha Imana yamubitsemo. Mu gihugu cyacu abakuzeho gatoya bazi ko hari igihe kigeze kugera, njye ariko ntabyo yambwiye, ko abo tuganira barabimbwira. Imana ikabwira abantu ngo mushake amatara, ngo mucane, ngo mwibikeho, ngo kuko hazashira iminsi 3 hari umwijima. Icyo gihe abantu ayo matara, ayo mabuji barayaguze bashyira iwabo, ngo kuko bari bazi ko hazaba iminsi 3 y'umwijima. Hari abandi uyu munsi, ibyo ntabwo mbizi, simbihagaze, ariko mba numva ibyo bavuga, ngo basabwe gusenga amasengesho y'iminsi 40. Hari abandi bambwira ngo basabwe gusenga amasengesho y'iminsi 7 cyangwa y'iminsi 3. Ari ay'iminsi 3 yo kubika amatara kuri bo, ari ay'iminsi 40, ari ay'iminsi 7. Icyo bagombye kumva ni iki?
nuko icyo Imana ibikubwira hariya no kukubwira ngo ugiye kwinjira mu bihe bigusaba. Nyari iminsi 40 n'ibihe by'ikigeragezo winjiyemo, nta kindi bivuga. Iminsi 40 n'ikigeragezo winjiyemo, nta gushaka iminsi 40, ni iminsi y'ikigeragezo kigusaba gusenga, kigusaba kureba, kurangamira Imana. Iyo minsi 7 y'amasengesho ni ukuvanga Imana ikwinjije mu minsi y'amasengesho matagatifu cyangwa mu bintu bitagatifu, ibigiye kugwa ibintu bitagatifu. Nuko ubwo wenda wowe ushobora kuburangaye yiye kubwiye iminsi 3, nuko ugiye kwinjira mu gihe cy'amasengesho ugomba gutangira ukarangiza. Ubwo nanone haba ari ibibazo wowe ufite ugomba gukemura. Ariko bari bahawe iminsi 3, ngira ngo babonye ko atabaye iminsi 3 ahubwo yabaye amezi 3. Sinzi niba nayo amezi 3 yararangiye. Ndavuga iryo joro u Rwanda rwari rwinjiyemo cyangwa se abanyarwanda bari binjiyemo, ntago yari iminsi 3. Nawe matara basabaga gucana ntago ari buji, ahubwo babasabaga ko bibakora muri bo bagakuramo icyo Imana yabitsemo. N'iki ni urukundo bari bifitemo, kuko igihe cyo kugaragaza ko wamenye Imana yawe, ko wamenye Yezu gutuyemo cyari kigeze, cyangwa se kijya kigera, twe tukarangara bikaba biraducitse. Turakomeza turaza kubigarukaho. Reka rero twinjirire muri Zaburi ya 89:12 muri iki kiganiro. Iyo Zaburi iratubwira ngo utwumvishe ko iminsi yacu ibaze, bityo tuzagira umutima ushishoza. Utwumvishe ko iminsi yacu ibaze, bityo tuzagire umutima ushishoza. Ninde muntu ukeneye gukora amasengesho n'agasengesho kugira ngo amenye ko iminsi yibaze? N'umuntu utemera Imana arabizi ko iminsi yibaze. Ntawe uzabaho nk'igiti, nako uzabaho nk'ibuye, kuko n'igiti kirasaza. Ubwo rero hano Imana mu isengesho Dawudi arimo gusenga avuga ati, Nyagasani nyumvishe iminsi yanjye kibaze, bityo umutima bitume ngira umutima ushishoza. Nuko iminsi hano isobanura iki? Isobanura agaciro. Ni iki kindimo? Ni iki mpatse Nyagasani? Byaba byiza kibaye cyiza kugira ngo kibe kibi. Uko haka icyiza ni nakugira ubuhanga n'ubushishozi mu Mana, kuko utuwe n'urukundo agira ibitekerezo bizima, utuwe n'ikibi agira ibitekerezo bipfuye. Ubwo rero kumenya ko iminsi yacu ibaze ntibisaba isengesho. Hano iri sengesho riravuga iki? Riravuga ngo Nyagasani duhe kumenya agaciro kacu. Ni nk'aho umuntu yavuze ati, Nyagasani mpa kumenya kwirondora, menye ibyiza bindimo, menye n'ibibi bindimo. Ariko nabibabwiye hejuru, uyu ni umutungo w'Imana, niyo yonyine imenya umunsi n'isaha. Iminsi tubona muri Bibiliya ishushanya icyemezo. Ishushanya icyemezo cy'Imana, ishushanya ibihe by'Imana. Iyo dusomye muri Izayi 13:6, Izayi 13:9, Izayi 13:22, ubwo naho nafashe nihuse. Muri 6 batubwira ngo nimucure umuborogo kuko umunsi w'Uhoraho wegereje. Uzaza umeze nka kirimbuzi uturutse kuri Nyiringabo. Umunsi w'Uhoraho wegereje ntago ari umunsi umwe, nta nubwo ari ukuvuga ngo ni umunsi oya, ahubwo no kuvuga ko igihe Imana yateganyije kiba kigiye kuzura. Iby'Imana iteganya cyangwa se iby'Imana ireba biba bimaze kuzura, ariko ntago ari umunsi uvugwa. Dore umunsi wongeze ku 9. Dore umunsi w'Uhoraho uraje, ni umunsi uteye ubwoba, wuzuye uburakari n'umujinya. Igihugu kizarimburwa, abanyabyaha bagituyemo bazatsembwa. Namwe murabyumva yuko umunsi atari watuma igihugu kirimbuka, umunsi atari watuma abanyabyaha bicwa, ahubwo umunsi nicyo uhatse. Nidukomeza 22, impyisi zizahumira mu mazu ntamenwa, nyiramuhare zizakomeza mu mazu zizamukira mu mazu yabo meza. Igihe cya Babiloni kirageze, iminsi yayo irarangiye. Aha nanone ntago barimo kuvuga iminsi nkuko twavuga iminsi y'ingoma cyangwa iminsi y'ubutegetsi, ahubwo baravuga iki? Baravuga yuko ikibi gihatswe na Babiloni cyangwa se gihatswe n'ururamurwa kirangiye, Imana igiye kugishyiraho akadomo. Ariko ntago ari iminsi ivugwa, ahubwo haravugwa igihatswe. Iminsi ivuga igihatswe. Ubwo turakomeje rero, iyo tuvuga ngo iminsi, iyo tuvuga umunsi,
tujye tumenya ko umunsi mu by'ukuri uvuga icyo umuntu ku giti cye, icyo itorero muri rusange rihatse. Muri Bibiliya uzabona hakoreshwa iminota, hakoreshwa isaha, hakoreshwa umunsi, hakoreshwa icyumweru, hakoreshwa ukwezi, umwaka, ikinyejana, igisekuru. Ibi byose bivuga kimwe. Ari umunota umwe, ari isaha imwe, ari umunsi umwe, ari icyumweru kimwe, ukwezi kumwe, umwaka umwe, ikinyejana kimwe, igisekuru kimwe, byose bivuga kimwe. Iyo bibiri bikoreshejwe mu nteruro imwe cyangwa se muri verse imwe, icya mbere kiba kivuga urukundo, icya kabiri kikavuga ukuri. Ubwo biterwa, uretse ko ushobora none kubona ko icya mbere kiravuga ukuri, ikindi kikavuga urukundo, biterwa naho mu kubisoma. Ariko mumenye yuko bakubwira umunsi umwe, bakubwira iminsi, icyumweru kimwe, burya baba bavuze ikintu kimwe. Urugero, abasoma ntabwo ndabisoma, ariko ndababwira aho bazajya kubishaka. Muri Daniyeli 9 kuva kuri 24 kugenda ukagera kuri 27, bakubwira ibyumweru 70 bizashira kugira ngo ubukozi bw'ibi bwagiye ahera, bwashenye ahera bukarangira. Ibyo byumweru 70, yewe hari naho bavuga imyaka 70, sinzi biterwa na Bibiliya umuntu afite cyangwa se igihe yandikiwe. Yewe hari naho nabonye bavuga imyaka 490. Ibi byose bivuga kimwe. Ibyumweru 70, imyaka 70, imyaka 490 ni kimwe, kubera ko 490 ikomoka kuri 7, ikomoka kuri 70, byose bivuga kimwe. Aha rero mwibuka tureba mu mibare twabonye ko 7 ivuga ikintu gitagatifu, ikintu cyera. Hano ubwo ngubwo kubera ko dufite ibyumweru 70, ariko bijyana na Babylon igiye gusenywa, izabira irimbutse, bivuga iki? No kuvuga ko igihe cy'ubukozi bw'ibibi kizaba kirangiye. Ntabwo ari ibyumweru 70, oya, nta nubwo ari imyaka 70, oya, ahubwo ni igihe cy'ubukozi bw'ibibi kizaba kirangiye. Ngira ngo nababwiye ko 7 ivuga ikintu gitangira kikagenda kikarangira, ariko ari ikintu cyera cyangwa se ari ikintu cy'ubukozi bw'ibibi. 7 na 3 bifite ubwo bushobozi bwo gukoreshwa gutyo, ariko bigakoreshwa nayo babwiye gukoreshwa nka ntera nyamico, ntabwo bikoreshwa nk'imibare. Ubwo rero iyo ufashe umubare ukongeraho ikintu kivuga ikintu gihatse cyangwa se ikintu kiri imbere, urumva ko icyo gihe hano barimo gutubwira ibyumweru 70. Ibyumweru ubwabyo bivuze igihatswe 70, ubwo nabwo bikavuga ikibi kitandukanye n'icyera. Ubwo mukora mu bihuze mwumva icyo bivuga. Muri Daniyeli 9:24 naho bazakubwira ibyumweru 62, bongera bakubwira ibyumweru 7, bakubwira icyumweru kimwe, bakubwira igice cy'icyumweru. Igice cy'icyumweru ni icyumweru bivuga kimwe, kuko ari 3 n'igice kuko 2 bikaba 7. Ibyumweru 62, wakongeraho ibyumweru 69, wakongeraho cya cyumweru bikongera bikaba 70. Nuko nguko bari babisatuyemo. Ariko kuko ntarimo kwigisha kuri iki ngiki, ndi ku minsi, ndi ku byumweru, ndi ku masaha, ubwo niyo mpamvu ntatinda. Iminsi rero nongeye mbisubiremo ivugwa ni icyo umuntu ahatse, ni icyo itorero rihatse. Ntabwo dushobora kuvuga iminsi tutavuze ejo hashize, ngo tuvuge uyu munsi, tuvuge n'ejo hazaza. Aya magambo iyo bakubwiye ejo hashize, hier, uyu munsi, aujourd'hui, ejo, demain ou le lendemain, aya magambo yose avuga kimwe. Avuga kimwe muri Bibiliya. Avuga iki? Avuga ubuziraherezo, avuga eternité. Aho uzasanga hose handitse uyu munsi, ubwo uyu munsi baba bavuga ubuziraherezo. Akantu nshaka kongeraho, ariko ubwo hari n'umuntu wambajije icyo kibazo, aya magambo afite ibindi bisobanuro bihishe, ntago akora ku bitabo byose. Hari ibitabo akorana nabyo, hari nayo byo dakorana nabyo. Nukuvuga ngo nusoma igitabo, ibaruwa ya Paul, ugasoma ibaruwa ya Yohani cyangwa ya Yakobo, ntago ari ngombwa kuyakushakisha ngo inyuma handitseho iki. Icyo usoma nicyo cyanditse, wishakisha inyuma.
icyo usoma nicyo ngicyo cyanditse. Ariko nubisoma mu bitabo by'ubuhanuzi, ukabisoma mu bitabo bya Moyize, ukabisoma mu bitabo by'amateka, ukabisoma mu mavanjiri, ukabisoma mu byahishuwe, ntago ari inkuru imwe, ntago ari uko bifunctiona, ntago ari uko nguko bikora, biba bitandukanye. Reka turebe Zaburi ya 95:8. Ni Zaburi nkunda cyane, iravuga ngo iyaba mwakundaga mukumva ijwi rye. Muri Bibiliya y'Igifaransa bikoresha inzagihe, bakoresha inzagihe. Iyaba uyu munsi mwakundaga mukumva ijwi rye. Uyu munsi hano irimo kuvuga ngo iyo tuba twumvaga Imana buri gihe. Uyu munsi ntabwo ari uyu munsi, ni ukuvuga biravuga buri gihe. Ni nka kakandi ka umuntu avuga ngo uyu munsi ntuzutanga ideni n'ejo. Ni kimwe no kuvuga ngo ubwo ngubwo umuntu avuga ko adatanga ideni pour eternité, ubuziraherezo ntatanga ideni. Naha rero iyawe uyu munsi mwakundaga mukumva ijwi rye, bisobanura yuko tugomba kumva Imana ubuziraherezo. Ntabwo ari cyo kuvuga ngo ndayumva uyu munsi, ejo hashize sinayumvishe, cyangwa nashaka kuyumva, ejo hazaza izirwarize sinzayumva. Oya, iyo bakubwiye ngo iyaba uyu munsi mwakundaga mukumva ijwi rye, ubwo hano birimo kuvuga ubuziraherezo. Ayo magambo nubwo nari ndimo mbivuga wenda ko hari biba bidahisha, ariko ubwo musomye mu Baheburayi 13:8 bavuga ngo Yezu Kristo ntahinduka, ari ejo, ari none, no mu bihe byose. Muri Bibiliya y'Igifaransa c'est hier, aujourd'hui et demain. Ntabwo Yezu ahinduka, haba ejo, uyu munsi, cyangwa ejo hazaza. Bisobanura iki? Bisobanura ubuziraherezo. Wafata ari ejo hashize, ari uyu munsi, cyangwa se ejo hazaza, byose bivuga ikintu kimwe, ni ubuziraherezo. Nimusoma muri Matayo 6:11 bavuga ngo ifunguro ridutunga uruduhe none. Muri Bibiliya y'Igifaransa muzi ko bakoresha aujourd'hui. Nibyo nababwiraga, bisobanura ubuziraherezo. Imana iduhe igitunga roho yacu ubuziraherezo. Kuko nubwo ndadutekereza ko ari ifunguro ryo kurya buri munsi, iryo funguro ryiriha n'abatayemera, ibyo nta mukabitindeho. Ariko noneho twebwe abasenga, abakurikiye Yezu Kristo, tuzi ko ifunguro dukeneye ari rutunga roho yacu ubuziraherezo. Ntabwo ari uyu munsi, ubuziraherezo. Nidusoma Zaburi ya 94:4, baratubwira ngo mu maso yawe imyaka 1000 ni nk'umunsi w'ejo hahise, ni nk'isaha imwe y'ijoro. Ntabwo nirwa mbisobanura n'ibyo navugaga hejuru. Bakubwira imyaka 1000, bakubwira umunsi umwe, bakubwira amasaha 1000, bakubwira amezi 1000, byose ni kimwe, bivuga kimwe. Ni ukuvuga ngo mu maso y'Imana ibintu byose bihora ari ubuziraherezo, bihora ari eternité. Nta kintu, Imana ihoraho. Ni nkaho wavuze ngo imbere y'Imana byose bihoraho. Nicyo uriya murongo urimo kutubwira. Ubwo tuzagenda tureba iminsi gahoro gahoro, mu bice ko hari iminsi ngahe. Ni iminsi 7, kuwa mbere, kuwa kabiri, kwenda tugera kuwa gatandatu, tukongeraho isabato. Ubwo tuzabibona kugeza ubwo tuzabasha kumva neza icyo isabato isobanura mu ijuru. Kuko ninjya ku icyo isobanura hano ku isi, nzi ko hari n'abantu barashaka sekatere bakanshamo kabiri, ntibyashoboka, ntibyavamo. Nge nzababwira, nzabasobanura icyo isabato isobanura mu ijuru. Ntabwo nzagenda kuri kalendari hano ku isi, kuko hari kalendari hano ku isi byo numvishe birimo imanza, kandi ntabwo ari njye wo kuzica, sinanazishobora. Ariko nimumenye icyo umunsi ku munsi bigenda bisobanura, kuko turimo kureba iminsi muri rusange, icyo umunsi uvuga, icy'isaha, iminota, iminsi 1000, imyaka, igisekuru bivuga iki. Ibyo nibyo turimo kureba twihuse. Ariko noneho nitumara kwinjira mu minsi, twibaza ngo ku munsi wa mbere Imana buriya yashakaga kutubwira iki, umunsi wa kabiri, wa gatatu, tuzabasha kubyumva neza. Nongeye mbibasubiremo, umunsi nicyo umuntu ahatse, umunsi nicyo itorero rihatse. Nta wavuga umunsi atavuze igitondo, amanywa, nijoro. Kuko umunsi ni iki? Umunsi utangira mu gitondo,
ukagira ijoro, ukagira ijoro, ukongera ukagira amanywa, ukagira nijoro. Ibyo ubwo ngubwo nubwo ndimo mbanopfesha, kandi koko nababwiye ko ari umusogongero ku minsi. Mu gitabo cy'intangiriro umutwe wa mbere umurongo wa 5 batubwira ngo burira buracya. Ubwo nta kantu mfashemo kuko ntabwo ari kubyanditse ko ntako mfashemo. Burira buracya. Iyo burira buracya tuyifite kuva ku wa mbere kugera ku wa 6. Burira buracya. Burira buracya bwira, mbere yo kubwira habanza iki? Habanza umugoroba. Ubwo rero muri iyo usomye ukagera ahantu bakubwira ngo bigeze ku mugoroba, ujye umenya yuko icyo gihe barimo kukubwira ko uwo muntu cyangwa se abavugwa muri iyo nkuru baba bageze mu gihe cy'ikigeragezo, aho ku manywa bagendanye n'Imana. Ku manywa, amanywa n'amanywa ubwo ntabwo ari umunsi umwe, ni igihe kirekire bari kumwe n'Imana. Umugoroba uza bigenze bite, cyangwa se icyo twita umugoroba muri birakiza bigenze bite? Ni hahandi umuntu atangira kurenza akagura Imana. Ni hahandi umuntu atangira kurengwa akavuga ati ariko nanjye burya ndi gahanga, nanjye ndi umuntu, nanjye. Icyo gihe ugeze ku mugoroba. Iyo ugeze ku mugoroba rero, ibyo wubakanye n'Imana, kuko Imana ari ibikubakira, wowe uri umushumba, birarindimuka. Ubwo ukinjira mu ijoro, ukinjira iri joro ni iki? Ukinjira mu kigeragezo. Icyo kigeragezo ntabwo nzi igihe kimara, nkuko n'amanywa tutazi igihe amara, ariko icyo kigeragezo iyo kirangiye harongera hakaba igitondo. Igitondo no kuvuga ngo wongera guhindukirira Imana, kuko Imana yo ntayiba yagiye. Wongera guhindukirira Imana, mukongera mukubaka ibintu bishyashya. Iki gitondo muri Bibiliya no guhindukirira Imana, mukongera kubaka ibintu bishyashya. Ubwo wenda twazareba muri Samuel 2:23 umurongo wa 2 n'uwa 4 mwazahasoma. Ariko umenye ko umugoroba uvuga kubura umucyo w'ukwemera, igitondo bikavuga ukuza kwa Nyagasani. Mwazongera mugasoma muri Daniyeli 8:14, mugataruka mukongera mugasoma Daniyeli 8:26. Igitondo ni ikiremwa gishya, igitondo ni igihe gishyashya, igitondo ni umunsi Imana ibiguhaye. Iyi burira bugacya isobanura yuko ubwo hari umunsi uba warangije, cyangwa se igihe cy'Imana uba warangije kigashyirwaho akadomo. Wamara kugishyiraho akadomo ugatangira ukirara, Imana ikagukubita akanyafu. Ubwo ni cya kigeragezo winjiramo, kubera ko ubwawe wiraye wavuye ku mabwiriza y'ijuru. Noneho aho ubwenge bugarukiye, Imana urongera ukayibona, kuko iyo ntayiba yagiye. Ngiki gitondo ukongera ukaba ikiremwa gishya, ukongera ukaba umwana mwiza, ukongera ugatangirana nayo. Ibi nabyo tuzabigarukaho uko tuzagenda tureba iminsi ku munsi. Ariko burira bugacya nicyo ngiye kikubwira. Burira no kuba ko ugeze mu gihe cy'ikigeragezo, ugeze igihe wirara ugata Imana, ukinjira mu kigeragezo, kuko wataye Imana burya barangije kwinjira mu kigeragezo kiri kutarigeza ayimenya. Bugacya mu gitondo, gucya mu gitondo ubwo ni ukuvuga ngo n'ubundi munsi uba utangiye, ni ikindi gihe uba utangiranye n'Imana, uzi neza ko ari Imana, udatayisuzugura cyangwa se ngo ushake kwirenza akaguru. None se iyo igihe cy'Imana kigeze bigenda gute? Kuko twavuze iminsi, reka noneho turebe uko igihe cy'Imana kigeze bigenda. Iyo umunsi cyangwa iminsi yawe yuzuye, ntimutekereze ko bivuga gupfa. Ubwo nitureba amasabato muzabona impamvu amasabato bayakoraga kenshi, cyangwa se iriya minsi mikuru yakorwaga kenshi, cyangwa igakorwa buri myaka 7, buri myaka 14, buri myaka 49. Igituma iriya minsi mikuru yakorwaga buri gihe n'iki? Nuko buri gihe hari aho ugera Imana igashyiraho akadomo, cyangwa se mbivuge mu Kinyarwanda cyoroshye igashyiraho vi. Ubwo no kuvuga ngo ikaguha iryo nota ikaribika. Ubwo no kuvuga ngo wogeze ku munsi wa 7 ukongera ugatangira, wazongera wahageraho ngo ikongera igashyiraho vi. Niyo mpamvu dukora amafete cyangwa se iminsi mikuru ihoraho. Burya twagombye kuba hagati y'umunsi mukuru n'undi hari ikintu twagezeho, Imana igashyiraho akadomo,
ikabika igashyira mu bubiko bwayo ikatubikira, kuko niyo itubikira. Noneho twebwe tugakomeza n'amatare n'ayandi dukomeza mu wundi munsi. Ariko ibyo tuzabireba uko tuzagenda tureba ibiri imbere. Nimusoma mu ntangiriro 31:2, ubwo ndumva ari rwa rubanza rwa Labani na Yakobo, haravuga ngo ariko Imana yarebye amagorwa yanjye n'imiruho y'amaboko yanjye, none muri iri joro irandenganura. Muri biya y'Igifaransa cyangwa se mu zindi version ntagaruka nguko bivuze, ariko icyo nshaka kuvuga ni ikihe hano. Biravuga ngo Imana iransura irangura. Imana iransura irangura. Ni ukuvuga ngo iyi minsi yuzuye winjiye muri kiriya kigeragezo navuze cy'umugoroba, icyo gihe Imana iragusura. Nacyo ujya wumva abantu bavuga ngo Imana iraje ngo mubarane. Burya bakubwiye ko Imana ije kugusura, igasura ibyo ufite, ntabwo bivuga ko itabizi, ahubwo ibije kubishyiraho akadomo. Ibi ari ibi bigasenya ikajugunya, ibiri byiza ikabibika, noneho ukongera ugatangira bundi bushya. Ngiki cyo bita gusurwa n'Imana. Iragusura ikakugura, iraza ikagusura, ibyigura ikabigura, ibindi ikajugunya. Ibi nibyo dusanga muri Luka 1:68. Ni n'isengesho ryiza cyane, tuvuga ngo nihasingizwe Nyagasani Imana ya Isiraheli, kuko yasuye umuryango we kandi akawukiza. Ubwo mu zindi version bakavuga kandi akawucungura. Imana yigusuye iranagucungura. Imana isura Abayisiraheli yabasuye mu Misiri iranabacungura. Yezu asura abantu ku isi yaradusuye aranaducungura. Buri gihe uko Imana ije mu buzima bw'umuntu, ije mu buzima bw'itorero, iraza igasura iby'ikiza ikabikiza, ibyijugunya ikajugunya, igacungura. Nicyo buriya baba batubwira, no wanga iminsi igihe cy'Imana yo kigeze. Icyo gihe ni cya kindi Yezu avuga kingana n'iminsi n'isaha, ukwemera kwapimwe, urukundo rwapimwe, ukwemera nk'isaha, urukundo nk'umunsi. Iyo byamaze gupimwa, Yezu aramanuka akaza agashyiraho akadomo, ibyo abika akubikira, agushyira kuri ya sabato. Isabato tuzayigarukaho. N'ibyo ajugunya akaba arajugunye, ubwo ukongera ugatangira bundi bushya. Ibi nanone muzabisanga mu ntangiriro 50:25, byanditse kimwe no mu Kuva 13:19. Nuko Yozefu arahiza bene Isiraheli ati, umunsi Imana yabatabaye muzajyana amagufwa yanjye. Aha nanone ni Imana yagombaga gusura Abayisiraheli umunsi yabatabaye. Ubwo n'ubuhanuzi yari yabahaye bitanga mu ntangiriro, byanababayeho mu gitabo cy'iyimuka Misiri cyangwa cyo Kuva. Icyo gihe Imana irabasura, yarabasuye. Ibyo yarokoraga ni ibihe? Ni abari mu kuri n'urukundo, Abayahudi cyangwa Abayisiraheli. Ibyo yajugunyaga puberi cyangwa yicaga ni ibihe? Ni Abanyamisiri cyangwa se abari mu kinyoma. Irajugunya. Iyo dusomye Zaburi ya 65:9-10, wasuye isi uyuhira amazi, maze uyigwizamo uburumbuke butagira ingano. Imigezi y'Imana isendereye amazi, naho maze ugategurira abantu imyaka ibatunga. Iyi Imana isuye isi hano ni Kiliziya. Iyi Imana isuye Kiliziya iyiha ukwemera, kuko iraza igakura ibibi byose n'iby'ubugoryi byose irajugunya. Iyo ijugunya ni ukuvuga hasigara iki? Hasigara ukuri. Niyo mpamvu icyo gihe yuhira amazi. Ayo mazi ni ukuri, maze ikagwizamo uburumbuke. Iyo abantu bamaze kwinjira mu kuri, ubwo hano turi mu bwoko bwa Isiraheli, muri rya juru rya kabiri. Namwe ku kiganiro twize gukora ku ijuru. Iyo uri mu ijuru rya kabiri winjirira mu kuri kugira ngo ujye kugira uburumbuke n'ibikorwa. Imigezi y'Imana isendereye amazi, maze igategurira abantu imyaka ibatunga. Bivuga kimwe no hejuru. Iyo Imana yahageze, ikibi kiragenda, ikinyoma kiragenda, hagasigara iki? Hagasigara ukwemera, hagasigara n'urukundo. Imana rero natwe itugenderera.
iyo dusomye muri Luka 19:44 batubwira nanone Luka aratubwira ngo bazakurimburana n'abana bawe bazaba bakurimo kandi ntibazagusigira n'ibuye rigeretse ku rindi kuko utamenye igihe Imana yakugendereye. Ahangaha noneho niki Yezu yari ahari, ni ukuvuga Imana yari iri muri twebwe, yari mu Bayisiraheli, ariko ntibayimenya mu gihe yari irimo ikuraho ririya buye rigeretse ku rindi, ni ukuvuga ngo irimo isenya ukwemera kwari guhari. Yezu arimo asenya ukwemera kwari guhari, ntabyo babonaga. Noneho hejuru yabyo aravuga ati muzarimbuka n'abana bakurimo. Kurimbuka kw'abana barimo ntabwo ari abantu bapfa mu rwego rw'umubiri, ahubwo nuko mu rwego rw'umwuka ibirimo byose ubwo Yezu aba yabirangije, yabikuyeho, hakurikiyeho isi nshya, hakurikiyeho ijuru rishya. Iyo Imana igusuye igusigura umuntu mushya, iguha umunsi mushya, iguha ibihe bishya. Reka rero ndangize ku ijambo rya Petero, ubwo ndavuga ku iby'iminsi rya Petero muri rimwe, ni Petero wa mbere umutwe wa 2 umurongo wa 12 igira nimugire imyifatire myiza imbere y'abatemera Imana nyakuri, kugira ngo nubwo babasebya nk'aho muri abagira nabi bazamurikirwe n'ibikorwa byanyu maze basingize Imana ku munsi izaziraho. Aha ntabwo nirirwa ngira icyo nongeraho kuko tubisanze kwa Petero. Ibi ngibi nta kintu cyo kirimo inyuma umuntu agomba gushakisha, ni ibigaragara. Icyo dusabwa ni ikihe? Dutandukane mu migirire, mu mitekerereze no mu mikorere n'abantu batazi Imana, kuko niba ntekereza nk'abatazi Imana ubundi ndimo guta igihe. Nagombye kujya mu by'uburyohe kuko ndumva ari byo ngibyo naba nkwiriye. Iki kiganiro cyari umusogongero ku minsi, ubwo ku minsi y'iremwa. Ntawe mwumva ko ntigeze mvuga ku wa mbere cyangwa mvuye ku wa gatatu cyangwa ku wa kane bivuga iki, ariko mwumve ko iminsi yo muri Bibiliya cyangwa se iminsi, amasaha n'ibindi navuze hejuru bitavuga iminsi, ahubwo biba bivuga igihatswe, ikiri mu kiri imbere, icyo umuntu apima, icyo umuntu afite ikimuriwe. Iyo Yezu rero arangije umunsi aravuga ngo ni byiza. Mwibuke yuko mu buri gihe uko umunsi warangiraga Imana yarebaga ibyakozwe byose igasanga ari byiza, ikarema igikurikira. Ubwo rero Yezu nawe akwitegereza uyu munsi, ndakwifurije Yezu akwitegereze avuga ati ni byiza. Ariko iyo arangije kurema umuntu wuzuye ku munsi wa gatandatu, uho ntabwo avuga ngo ni byiza, ahubwo aravuga ngo ni byiza cyane. Ese namwe ntabwo mwifuza ko Yezu atubwira ngo ndabitegereje bana banjye, none ndavuze ngo ni byiza cyane? Ni byiza ivuga iki? Ni byiza ivuga yuko icyo yakujujemo mu rwego rw'ukuri cyuzuye, agihaye amanota, kigiyeyo kigifashe, ugiye gufata umunsi ukurikiye. Ariko iyo yavuze ngo ni byiza cyane, ni uko icyo gihe uba winjiye muri bwa bukwe. Ubukwe bw'iki? Ubukwe bw'ukuri n'urukundo, aho urukundo rukora ubukwe n'ukuri bikurimo, aho urukundo rukora ubukwe n'ukuri ruri mu itorero. Aho ngaho noneho Yezu arareba akavuga ngo ibi bintu ni byiza cyane. Icyo gihe nta kimubuza kujya kuruhuka. Ngiye isabato, ariko tuzabigarukaho. Yezu woza umunsi n'isaha yacu, dusura ukomeze ibyiza biturimo kandi unasenye ibibi bitwugarije. Wowe Mana y'ukuri Yezu, ineza yawe iduhoreho nk'uko amiringiro yacu ari muri wowe. Mugire ibihe byiza.